tubonye neza kuko ibitunguru bifasha indurwe kugira ubudahangarwa bwo gukomeza gutanga urugero rwiza rw'isukari dukenera mu mubiri. Murabizi neza kuko ikibazo cy'isukari, indwara ya diyabete imaze kuba ndanse mu bantu benshi kuri ino si. Tubonye neza kandi kuko ibitunguru bifasha impyiko bajya bagorwa no kwihagarika. Ibitunguru rwose birabisobanura, bigatuma umuntu agumya kugira impyiko zikora neza, zifite ubushobozi bwo kuyungurura imyanda mu gihe gikwiriye ikajya aho igomba kujya, ubwo ni ugusohoka. Kandi tubonye neza kuko ibitunguru ibyiza cyangwa se navuga ngo akamaro ka gatatu cyangwa se ibyiza nimero ya gatanu, bifasha abagabo kurwanya kanseri de prostate. Iki kintu cya kanseri de prostate ni indwara yica abagabo benshi. Bagabo rero muze dushyigikirane, nta mpamvu yo kujya twajya dupfa imburagihe, kandi urukingo rwubwa neza aba yarubegereje. Ariko umuntu urya ibi bitunguru, muri kubona ko ndi kubatambagiza akarima k'ibitunguru, umuntu urya ibi bitunguru aba afashe urukingo, navuga ngo 90% rwo kwirinda ziriya ndwara zataka cyangwa se zifata impyiko. Impyiko igatangira kugira gute, ikazaho ibibyimba, impyiko ikabora, impyiko ikagira ibibazo byinshi, ikananirwa gutunganya inkari. Ubwo ngubwo umuntu bakaba mujyanye hehe. Twari dukumburanye, ngira ngo mwari munkumbuye, ariko igihe cyose mba ndi gutegura kugira ngo ibintu bize bimeze neza, bize bimeze neza. Nayo ndi kuvuga ngo rero niba twari dukumburanye, ariko ubu ngubu murabona neza kuko twamaze nyine kuza hano. Mwari mugubwa neza, wongeye kubahereza ikaze muri iki kiganiro. Sinzi nimba ari ikiganiro cyangwa se ngiye kubatembereza. Buriya hari indwara nyinshi zigenda zitwambura ubuzima, ariko twari dufite umuti hafi yacu rimwe na rimwe, ndetse bujya kuzirwanya biba byiza kuruta uko twakagombye kujya twivuza. Mwabibonye rero uyu munsi nakunze kubagezaho buriya ibitunguru, ariko buriya ibitunguru impamvu nkunda kubyibandaho bibumbatiye cyane cyane ibijyanye n'imiti. Navuga ibitunguru bifite akamaro kanini cyane muri uyu mubiri wacu. Niyo mpamvu rero mumbona ubu ngubu ngiye kubagezaho, mu by'ukuri murabona kuko ngiye kubatembereza hano mu murima w'ibitunguru, cyangwa se ngo ni akarima k'igikoni. Aha ngaha turabona kuko ibitunguru ni umuti mu by'ukuri w'indwara nyinshi. Ibitunguru buriya navuga kuko birinda indwara nyinshi umubiri wacu iyo tutinyutse cyangwa se iyo tujijukiwe nabyo. Niyo mpamvu mubona rero ngiye kubatambagiza muri aka karima k'igikoni. Muri kumbona rero kuko ahangaha ni mu karima kagubwa neza. Ubu ni mwari bugubwa neza n'ubundi uri gusarura ibi bitunguru. Rero ibitunguru mu by'ukuri bigira akamaro cyangwa se bigira ibyiza byinshi, cyane cyane iyo ubiriye ari bibisi. Bigira mu by'ukuri kandi bikarwanya indwara nyinshi mu mubiri wacu. Reka rero mbabwire bimwe mu byo tugiye kuganiraho. Ibi bitunguru murabona kuko byeze bigera no ku rwego ndetse rimwe na rimwe bwo gutangira kurabya, kuzana uburabyo. Ni ibitunguru byeze mbega bishira umuze, ariko nubwo ubibona kuriya biba byiza. Ngira ngo murabibona nka hano ndi kubisarura. Biba byiza iyo ubisaruye nyine bikuze neza, bimaze kubumbatira, navuga ngo imyunyu ngugu, kuko buri ibitunguru bigira n'amazi agira akamaro kanini cyane. Ibitunguru rero bibisi, umumaro ukomeye bigira mu mubiri wacu, reka mbabwire, buriya bisibura imijyana n'imigarura y'amaraso iri ikorana n'umutima. Buriya imijyana n'imigarura, murabona neza ko ku bantu bakunze kuba barahimbawe n'umubiri cyangwa abantu babaye banini, ibi bitunguru rero icyo bikora, biragenda bigashongesha bya binure bigenda bitsikamira imijyana cyangwa se imigarura. Kuko burya yo imitsi zibye niho mujya mwumva izi ndwara ziri kwambura abantu umubiri, ibi byo kuvura kw'amaraso, ibi bita ngo ni stroke. Ni indwara zambura umubiri amaraso. Maze iminsi nganira n'abantu nkabaza ati izi ndwara ko zimaje kwimonogoza mu gutwara ubuzima bwa benshi, abantu bakambwira bati ni indwara igufata, ariko nkababaza ifata uti. Barambwira bati rero iyo umujyana cyangwa se umugarura wagiyeho ibinure bijya abantu bita kubyibuha, noneho bikagera ubwo bifunga agaheha gashinzwe gutwara amaraso cyangwa se kuyagarura. Hari igihe ibinure bigeraho bigafunga neza,
noneho ibinure byamara gufunga neza, umubiri wakishakamo inzira yo kugumya gutwara amara, cyangwa se iyo mijyana cyangwa imigarura yakishakamo imbaraga zo kugumya gukora imirimo yazo, noneho ka gaheha wamujyana ugaturika cyangwa se umugarura ugaturika. Ubwo rero iyo uturitse hahita haza amaraso akavurira hantu aho amaraso yari ageze, rero biba umwaku y'amaraso yari ageze mu bwonko, ahita avuriramo. ubwo ngubwo nibwo umuntu ahita arwara wa mutwe uhita ko wambura umuntu ubuzima. Ibitunguru rero bibisi ibi cyangwa bimwita ubutunguru, hari ibitunguru bita ubutunguru. Reka mbanze ngaruke inyuma mo gakeya, ngaruke kuri ibi by'ubutunguru mbe ndetse kugera kuri ibingibi rero bita ubutunguru nk'uko mubibona. Umumaro bikora iyo ubiriye ari bibisi ukabirya hejuru y'ibiryo byose, hejuru y'ibiryo byose. Ubu dutunguru uradukatakata, wamara kudukatakata yaba ari ibiryo byose waba urya ukabirya ari bibisi. Icyo bukora biragenda bikajya kurwanya bya binure byifitemo amazi ajya kurwanya bya binure byagiye bibangamira imijyana cyangwa imigarura gutwara amaraso nk'uko bikwiriye. Iki rero ni umumaro ukomeye cyane iyo ibi bitunguru ubiriye ari bibisi. Noneho rero hano hari n'amababi navuga ngo ya seleri ikuze, reka aba ariyo duhita tugeraho. Aya ngaya nayo murabona neza ko mu karima k'igikoni, mu mwanya muraza kuyabona mu karima k'igikoni, naho uba ugomba gufitaho iyi seleri. Ko seleri buriya abantu ntabwo bajya bamenya imbaraga za seleri. Seleri buriya nayo irwanya ibinure, ndetse ikanagira gute, ikanabungabunga, ituma umutima ugira imbaraga zo gukora amaraso kuyungurura amaraso umubiri wose ukeneye, cyane cyane buriya ubwonko bukenera amaraso akwiriye. Umutima rero iyo uriye cyangwa navuga ngo iyo ufite izi seleri, reka nze ndebe ahantu zaba ziri. Iyo ufite izi seleri, izi ngizi, reka nze mbanze mbe mpagaritseho gakeya ko mbona hano bitagaragara, ndebe ko aho biraza kugaragara neza. Ariko izi seleri mubona iyo uzifite, nuko mbona biri kwihuta, ariko iyo uzifite nk'izi ngizi natwo ugakatagura duto duto ukarya ari mbisi, cyangwa se byaba byiza ukaziteka mu birayi, byigiramo amatembabuzi yo gutuma ubuzima bwawe bumera neza. Turi kureba rero ibihingwa dushobora guhinga mu rugo, hafi y'urugo, kuko aha ngaha ni mu gikari cy'iwanjye, ukagubwa neza. Reba rero ibi bitunguru bindi mwita ngo ni puwaro, cyangwa mujya mwita ngo ni iby'amababi. Ibi bitunguru by'amababi nabyo murabibona hano, kuko nabiteguye muri iyi videwo. Ntabwo ari ukubitegura gusa, ni ibitunguru by'ingirakamaro cyane. Ibi bitunguru rero bigira umumaro ukomeye byo ku maso. Kurya ibi bitunguru bisa nk'aho bitogosheje, cyangwa se bisa nk'aho wishemo bagiteri zo mu butaka bwabyo, kuko kubera ukuntu biba binini, bisaba ngo mbere yo kubirya ubanze ubinyuze mu mazi ashyushye. Ibi bitunguru rero umumaro wabyo ukomeye bigira, buriya bifasha imitsi y'amaso guhumuka. Bituma mbega mujya mubona ko abantu bakunda guhuma, umuntu ugasanga ageze mu myaka 60 amaze kuba impumyi ntakireba. Ibiriya bitunguru rero narindi kubereka, reka nze ndebe kuko nabigarura hano. Ibi bitunguru mubona ibi ngibi mwita iby'amababi, bisaba kutabiteka cyane. Avuze ngo iyo ufashe amazi yabize ukabishyiramo, byibura bikamaramo nk'iminota 2, hasigaye wabikase neza ukabikuramo ukabirya hejuru y'ibiryo. Ibi bifasha amaso gutuma amaso, mbega ya mitsi ituma amaraso atembera neza mu maso. Buriya kugira ngo amaraso ahume, akenshi na kenshi njye ntabwo ndi muganga, ariko nibyo nyine nkusanya, ni imitsi ijyanamo amaraso aba atakibasha gutembera mu maso, noneho amaso akamera nk'aho nyine iyo mitsi yizibye, rero n'imyakura y'amaso ikaziba. Ubwo ngubwo kaba kabaye, ubwo amaso utangira kureba ibintu byose ukabona ari umukara. Ibi bitunguru nabyo bigira akamaro kanini. Rero turacyari ku ndwara
zigomba kurindwa kubera ibi bintu ibitunguru. Ibitunguru kandi buriya ngo bigira ikintu bita kongerera indurwe ubushobozi bwo gukora umurimo wayo no kuringaniza isukari dukeneye mu mubiri. Buriya ibitunguru bibisi twongeye kugarukamo, biringaniza indurwe. Murabizi ko indurwe ari amacandwe y'indurwe cyangwa se biriya biryo turya. Indurwe ishinzwe koherezamo navuga nk'umusemburo kugira ngo uringanize isukari umubiri ukeneye, kugira ngo isukari ntigende nk'uko twayinyoye, cyangwa se n'agasukari tuba twariye. Burya ibiryo byose turya biba birimo isukari. Ako gasukari rero indurwe ikora niyo ibalansinga, niyo ivura amatembabuzi atuma isukari mu biryo twariye ivamo. Umubiri ko wacu ukeneye isukari, noneho iyo ndurwe rero ikaringaniza isukari dukeneye mu mubiri, kuko yo ibi ni nka kompiyuta mbega yo kuringaniza, yo kumenya ngo umubiri w'umuntu ibiro afite, imyaka afite, umubiri we ukeneye isukari ingana gute. Rero indurwe ibi bitunguru bibisi nabyo byongera bigafasha indurwe kugira ngo igire ubwo budahangarwa n'ubwo bushobozi bwo kugumana uwo murego, mbuga uwo munzani ntuzigere uva ku murongo. mujye mubona ko umunzani iyo upimye ibiro igihe kinini ugera igihe ugacika intege. Ibitunguru bituma ni nk'amavuta aregera umunzani, umunzani ukajya uhora uri kuri nivo nziza. Ahangaha rero turacyari ku byiza by'ibitunguru n'ukuntu ari umuti karahabutaka abantu nubwo batajya bapfa kubimenya. Turaza hano tukareba rero buriya ibitunguru kandi bifasha impyiko mbega bifasha impyiko. Murabizi urwungano rw'inkari, impyiko buriya zigira ubushobozi bwo kuyungurura ibyo tunywa, imyanda yose ikavamo, noneho ibyo dukeneye bikajya mu biroro, imyanda nayo ikagera gute igasohoka. Iyo urya ibitunguru bibisi rero impyiko zigira ubushobozi bwo gutuma nyine umera neza. Impyiko zigatuma zigira ubushobozi. Mujya mubona abantu barwara impyiko, impyiko ugasanga biba ngombwa kuyikata, umuntu akagira n'ibibazo. Buriya iyo warwaye impyiko aba ari ikibazo gikomeye, kuko burya impyiko iyo wayirwaye uba uri kuri risike yo kuzayikuramo. Ingorane rero ni ukubona undi muntu uzaguhereza indi. Hari igihe zose zirwarirwa rimwe, ariko umuntu urya ibi bitunguru, muri kubona ko ndi kubatambagiza akarima k'ibitunguru, umuntu urya ibi bitunguru aba afashe urukingo navuga ngo 90% rwo kwirinda ziriya ndwara zataka cyangwa se zifata impyiko. Impyiko igatangira kugira gute, ikazaho ibibyimba, impyiko ikabora, impyiko ikagira ibibazo byinshi, ikananirwa gutunganya inkari. ubwo ngubwo umuntu bakaba bamujyanye hehe? Bakaba bamujyanye mu bitaro. Mwumve kuko byahereye hajya ku isukari, ku ndurwe yananiwe gutunganya isukari, isukari iramanuka ije mu mpyiko, impyiko igize umurimo utoroshye wo gusobanura isukari n'ibigomba kujya hanze. Ubwo rero niho usanga impyiko bari kuvuga bati iyi mpyiko kuyivura turabona ko bitagishobotse. Turi ku muti rero ukomoka ku bitunguru. Ibitunguru ni ibintu rwose tubona ahantu hose. Ntabwo wambwira ngo ibitunguru hari aho wabiburiye, kuko ibitunguru ni ikintu umuntu wese abonera hafi. Reka nze turebe rero hano, turebe kandi ibitunguru uko guhereza ubudahangarwa impyiko kugira ngo nazo ubwazo zigire ubwo bushobozi bwo kwirinda indwara. Ibitunguru kandi buriya tubona ko bifasha abagabo kurwanya kanseri ifata mu myanya myibarukiro. Buriya ibi bitunguru birwanya ya kanseri mujya mwita ngo ni kanseri de prostate, ya kanseri ifata mu myanya myibarukiro y'abagabo. Ibitunguru bibisi birye buri munsi, cyane cyane ku bagabo bageze hejuru y'imyaka 50. Ndabagira inama abagabo mwese bageze hejuru y'imyaka 50, byaba byiza ibi bitunguru kuri buri funguro rya buri munsi ugiye ubifata. Ibitunguru bibisi dukata neza, birwanya, kuko bituma prostate zawe zibasha kugira ubushobozi bwo kurekura imyanda ikagenda aho igomba kujya, noneho ibyangombwa umubiri ukeneye bikaguma mu mubiri. Ibyo mujya mwita ngo ni kanseri de prostate, kubyirinda cyane cyane ku gitsina gabo,
Kuhera kuko iyo umuntu ageze hejuru y'imyaka 50 umubiri utangira gucika intege, ibibazo bigatangira bikavuka. Kubyirinda rero nta kundi, nibi twanga kubirya, bamwe bagakeka ko bisharira, abandi bagatekereza kandi nta buryohe bifite. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo ni ngombwa, umuti ugomba kunyobwa, kandi burya ni byiza gufata urukingo aho kugira ngo uzajye kwivuza nyuma y'urukingo. Abagabo rero ndabagira inama rwose uko baringaniye n'ameza, kuba bafite ibi bitunguru bibisi. Kuko ikindi rero cya nyuma ibitunguru gifite cy'ingirakamaro mu byo nabashije gukusanya, ni uko buriya ibitunguru birwanya cyangwa se ibitunguru birinda ubwonko kwibagirwa. Abantu bakunda kwibagirwa, murabibona kuko nabigejeje hano ku isahani. Uyu ni ngewe aha ngaha wari uri mu bitunguru, nta wundi. Abantu bakunda kwibagirwa, murya ibitunguru bibisi, ibi mwita ubutunguru cyangwa se bitoya, na puwaro zibirije mu mazi utarengeje iminota 2 wabikase neza. Ahasiga urebe ngo ubwonko bwawe burahora bwibuka ikintu icyo ari cyo cyose, bumere nka kompiyuta. Icyo ububajije bwose gihita kikubwira. Ibitunguru rero iyo ushaka kuko ubwonko bwawe buhora mu by'ukuri bufite akanyamuneza, umunezero, ibitunguru bitanga n'akanyamunezero. Buriya ubwonko, iyo urya ibitunguru ubwonko bwawe bumera neza. Reka rero bakunzi bacu mbashimira. Murabona dusoje, twari turi mu karima k'igikoni, ariko mbashimire mbabwira ngo mu by'ukuri uko byagenda kose nimugerageze, mwitwararike izi ndwara zose tubonye. Mwumvishe ko ibi bitunguru, mbashije kubagezaho indwara zirindwi. Mbagejejeho indwara zifatira ku mijyana n'imigarura, ibitunguru rwose bihangana nayo. Mbagejejeho indwara zigendanye ku binure, ibinure biriya bibangamira amaraso gutembera mu mubiri. Rya bitunguru bibisi urebe ngo amaraso arajya atembera uko ubishaka. Tubonye neza kuko ibitunguru bifasha indurwe kugira ubudahangarwa bwo gukomeza gutanga urugero rwiza rw'isukari dukenera mu mubiri. Murabizi neza kuko ikibazo cy'isukari, indwara ya diyabete, imaze kuba ndanse mu bantu benshi kuri ino si. Tubonye neza kandi kuko ibitunguru bifasha impyiko, bajya bagorwa no kwihagarika. Ibitunguru rwose birabisobanura, bigatuma umuntu agumya kugira impyiko zikora neza, zifite ubushobozi bwo kuyungurura imyanda mu gihe gikwiriye ikajya aho igomba kujya, ubwo ni ugusohoka. Kandi tubonye neza kuko ibitunguru ibyiza cyangwa se navuga ngo akamaro ka gatatu cyangwa se ibyiza nimero ya 5, bifasha abagabo kurwanya kanseri de prostate. Iki kintu cya kanseri de prostate ni indwara yica abagabo benshi. Bagabo rero muze dushyigikirane, nta mpamvu yo kujya twajya dupfa imburagihe, kandi urukingo rwubwa neza aba yarubegereje, kuko ni ibintu mba nagiye nshakisha, ngasoma, nkabaza n'abahanga, tukareba tukavuga tuti ariko mu mirire myiza hari ibintu, hari n'ibyo tugomba kurya bigomba kuba umuti wo kutuvura. Tubonye neza rero kuko buriya akanyamuneza, ibitunguru, ingingo ya 6, ibitunguru bitera akanyamuneza, ubwonko bukaruhuka, bukibuka kandi bukibukira ku gihe vuba na bwangu. Mbega ibi bitunguru turashaka kurya bituma umuntu ahinduka nka kompiyuta, umuntu akibuka ikintu cyose yumvaga agomba gutekereza. Ubwo rero twabonye neza ko kandi ibitunguru bituma mu by'ukuri amaso yacu ahora areba nk'ay'urukwavu. Muzambwire niba hari umuntu wigeze ubona urukwavu rwambara amarinete. N'izo ngingo rero naringiraga mbagezeho hano kuri Gubwa Neza. Ni mwari mugubwa neza rero, uba uri gukora ubushakashatsi ariko tukavuguta umuti w'ibibazo byugarije umubiri wacu. Kuko uko turya neza ni nako tugomba kuvuguta umuti wo kugira ngo iyi mirire myiza yacu ntizatugireho ingaruka. Murakoze rero, ndabakunda. Reka mbarekere ahangaha, narindi kubatambagiza umurima w'ibitunguru. Ni uwanjye, ntabwo ari uwo nafatiye ahandi. Ni uwanjye, ubwo ni ngewe uri gusarura, ni ngewe uri kongera kubagara. Ibitunguru kandi buriya no mu mitekere bitanga impumuro nziza, nk'abantu bakunda kurya ibirayi. Ibitunguru iyo batetse ibi bitunguru ukabikata, ugakata ibibabi binini rwose birebire, ugashyira mu birayi ugiye guteka, ibirayi bihumura neza, bikagira akantu k'akanovera,
wabirya nyine ukumva uri kurya ibirayi bimeze neza bifite impumuro nziza. Reka rero mbashimire, mwari mugubwa neza, niwe uzajya ubana namwe igihe cyose uko umwanya ubonetse, ariko mujye mwibuka namwe nyine gukora subscribe, mwibuke no gukora ku nzogera kugira ngo uko nshyizeho ikiganiro mujye mubibona. None se niba mbazanira ibyo kurya byiza nkabazanira n'umuti, kubera iki mwebwe mutakumva kuko ibyo bintu bikwiriye? Imana rero ibahereze umugisha, ndabakunda. Reka mbarekera ahangaha, naho ubutaha nabatemberezaga umurima w'ibitunguru nkababwira indwara ibitunguru birwanya ndetse n'ibyiza by'ibitunguru ku mubiri wacu. Nimugumye rero mugubwe neza, ndabakunda. Ni ahangaha dusoreje gahunda zacu zo twari turimo tuganira. Reka mbashimire, ahangaha dusoreze ahangaha kubera kuko nibyo bidukwiriye.